nzindukiye amasaha ni amahoro. Amahoro wankundiye se ko abantu nkamwe imitima itanga amahoro wagira ngo bayibakuye. Umva bro sinkubeshye wancitse kenshi ariko no munsi ntabwo uri bundi. Ayo matwi yawe ameze nka sinakisi za didos no munsi ndayaca. Ikindi kandi ayo maso yawe ameze nka bibero baheramo abana inshyushyu. Uyu munsi ndayamena hajya ngo nawe uretse mu karwa mubonye. No munsi ntabwo uri bundi. Gwegwe uziko mise nseka ariko wagahungu we isoni warazine watinye kukambwira ibyo bigambo ndi mu rugo umenye ko inkoko iri wabishonda umukara wamfatiranaga ndi mu muhanda nkubita fata amasegonda abiri usezere kubukunda naho bundi ntabwo uri buva hano uri muzima. We Juda ko numva mujombana iminwa bita cyapa zose cyansanze amahoro niko se shapa zo murapfi. Umva Victor uyu Juda afite ideni limaze amezi 3 urutwe rwawe rumeze nka BTN uyu munsi cyo ncyo turarugabana Mwambwa mwicara. reka bro ntago nakicara. Harya we ntago wakwicara. Reka garafure ibyo mbivuze ryari usigaye uroto nahagaze. Niko se sha agufitiye anga. Rwose mbikubwiye ntiwabyizera kuko mfitiye amafaranga hata nijana garafure nakubeshye. Azo ibyo avuga nibyo. ni isambari nyine. Wakigoryo waje kwishyuza ija. Crossfire. It's caught in crossfire.